nanje usibe nanje gucanje woroheje nawe ubwawe wagira ibyagukayura ariko nanone umurinari yagihagazemo neza arimo neza nibwo abaga yishinganishije ariko Pastor kinakubwira ni ikindi hari igihe imbaraga z'amasengesho zidakora ahubwo akaba gukoresha imbaraga z'umubiri no gukoresha ubwenge cyane ndabyemeraga nibyo kuri iyi nshuro rero ibintu birakomeye ntabwo bimeze nk'uko ari bisanzwe bizi kwagira mbese ngo hari ikindi kintu no kuvuga kidasanzwe kiterekeye ubuzima nsanzwe mbagamo buri aho ngaho busa ubuzima bwawe buri mu mazi abira gute Pastor sinkubeshye ntabwo byoroshye kubikubwira ibi bintu ariko bitewe n'ukuntu ngiye mwikundira n'ukuntu utubwiriza tugafashwa nyine tukumva turabohotse mu mitima yacu abari bari mu byaha tukabohoka rero niyemeje kurwana intambara ishoboka yose kugira ngo mbone ubuzima bwe butekanye nubwo wizera Imana rwose ku rwego rwo hejuru Pastor ubuzima bwe bumeze buri habi mbwira nta kibazo Pastor ngiye kukubwira ibintu ariko ntunyumve nabi urabona Lenzo bimeze bitese Pasteri amakuru y'imisi Lenzo uzigena guhigiye se waba ushaka kugura subscribe watching time na views byo kuri YouTube niba waba ushaka kuzamura like followers views comment subscribe byo kuri YouTube Instagram TikTok Facebook Twitter n'izindi platform igisubizo nta kindi ni Mind Company Promoter akarusho ku bantu baguze full package ya subscribe watching time monetize tuyibakorera ku buntu ku bantu bakiri kugura subscribe 1000 turi kubongeza 100 banguka bonus tarashira twandikire kuri WhatsApp cyangwa uduhamagare kuri 0733 gira abantu benshi bawukurikira isi kubera nk'umudugudu uyora gatubutse nanjye cyane mukana nayibuze rero ntumushinge mbabarira gato impanga zambuka ariko nta muntu n'umwe ushaka ko hagera kandi byose narabikubwira mu izina rya Yesu Fabiola inde ubaye iki ndamuzi Fabiola doni izina ry'Imana ndamuzi Fabiola uriya mugore ndamuzi nese murasiranye murasaze uze kutamusuhuje se iki nene kutamusuhuje nana Fabiola akoze iki se nyine Fabiola ari inshuti yanjye Fabiola twariganye twarakuranye ariko nyine kuki mubonye kandi se yarapfuye ngo nana ni Fabiola ko se mana yanjye kandi wasaze nana mbwira ukuntu umuntu yapfuye nawe nyine byiyumvishe ko umuntu yapfuye mukamushyingura yaba ari we gute umva mbwira umuntu Fabiola yarapfuye
turamushyingura nari impari none ndamubonye. Ubundi se wavuye mu rugo hari ikintu ufashe? Ntago wasaze. None njye mbonye n'ahantu yinjiye tugende tujye kumva tuvugane nawe. Tumubaze igihe yazukiye none hanga tugende. Sibyo? Ijyane pe ngera ngo ndi ujya mu rugo rw'abandi bakanankubitirayo ngo ngiye kureba umuntu ngo none nje kuvuga ngo yarapfuye. Nana. Ntago nabambonye Fabiola ngiye gutya n'amaso yanjye ngo nemere ngende. Ngiye kwinjira muri bashaka impamvu urimo. Ngomba kubanza nkamenya kariwe neza amaso ku maso. Mushaka kuvuga ngo ngenda kurikira umusazi kubera. Sini basiga bakamubona rano ko mbona wajya yanasa. Tatu. Ngiriwe. Yemwe, Ngiriwe neza. ntago muyobye. Oya, ntabwo tuyobye turabashyitsi. Murabashitse? Turabashyitsi twari tubasuye ahubwo mwaza karibu. Bari nka data. Abashitse. Muje hano cyangwa mwayobye urugo? Mutuje hano. Yewe ndago muri bazima. Ndago muri bazima mushobora kuba mwayobye. Kubera iki? Sinakubwiye. Umva. Hano hantu mbamaze imyaka 5. Ndamushitsi wari winjira muri uru rugo, ndamundu tugenderera. Rero mushobora kuba mwibeshe ngurugo. Musubira inyuma. Ntago twibeshye turabashyitsi ba Fabiola. Twatuje kuri Fabiola. Inde? Fabiola umumama wa hano. Simbi babwiye ngo mwasaze. Ndamundu baga hano witwa Fabiola. Nakubwiye ari. Ndamundu uba hano witwa Fabiola. Hano mbabana na mabuja wanje na bosi wanje nanje ubwanje kandi mabuja wanje ndagwitwa gutyo. Fabiola ntago nako none se nana kireka ariko niba yarahinduye izina. Akundi mwabakobwa mwe ahandi muje murahazi cyangwa? Yego turahazi nyine tushaka kuvugana na Fabiola. Teta turamuzi? Teta ninde? Mabuja wanje. Oya ngenzi Fabiola. None se mutamuzi rukujaye mugende rero mwabiki. Muri bandi handi mujya kubariza. Nana buretse mubwire. None se ntago Fabiola. Cyana tugende tucu. Nababwiye ngo noneho ndanumushitsi twakira muri uru rugo. Ndanumujye uhinjira. Mwebwe muvuye he? Abashyitsi bajye babasura. Yego. Reka mbare ko niba basangana nduze kuvuga ngo nije wabinjije. Yemwe umva reka rero mbabwire. Nababwiye ngo muri kwigura. Mu myaka 5 maze hano ndamushitse ndabona hano ndanubwo bakunda umuntu basura. Usibye no kubasura nabo ubwabo ndago basurana. Kubera se kibadasura. Ese kuki batabasura umbariza iki? Okay. None se basi mbwirira mabuja wawe nyine uriya winjiye hano Fabiola nyine tuvugana. Ako se Fabiola waye. Ntago wasaze wa mukobwa we. Uwo mu Fabiola uri kuvuga ari umuntu witwa Fabiola wigeze agera hano. Okay. Ntacyo basi ngambwirira uriya mabuja wawe mbonye uti hari umucuti wawe witwa Jojo uri hanze ushaka rero wa mukobwa kugira ngo ureshe amakosa nakubwiye ko nabo ubwabo badakunda abashitsi. Baramutse babonye ari nje ugiye kubabwira ngo ari umuntu bashaka. Ndacyakeneye gukorera amafaranga. Ntabwo bakunda abashyitsi. Ndi umukozi wa hano. Mbembakaga neza. Ngomba gukurikiriza amategeko ya hano. Ngagendera ku murongo ibyo banzabye. Ndamushitsi wemerewe kugira ute ukandagira hano. Ahubwo mumfashije mwakwisubira handi umuturutse. Ndetse n'ababyeyi babo cyangwa ndakubwiye ngo usibye njewe bosi mabuja ndawundi mundu ukandagiraga muri urupango.
Ariko ngiye kuvuga ko turi inshuti umubwiye ko ari Jojo yahitaze. Nukuri. Ni n'ubwa mbere ngo ubonye. Iyi urumva nari maze igihe naragiye hanze. Yambwiye ko ndanje utagira. Na Jojo se? Ako ngiye nyine yumvishe ko ari Jojo yahitaze. Umuntu utumubonye bituma. Mwaretse kunjumuza koko mwabakobwa. Mwaretse kunjumuza ko ngikeneye gukorera amafaranga. kandi Jojo nakatarazo uzakaza gacaro tugiye Abashyitsi babasura. nakubwiye nakatarazo uzakaza Ariko wumvisha amahano abera hano ngo nubwo bajye basura. Shaka. Fabiola. Abo bantu basaraga ku manywa y'ihangu. Yewe baragiye. Nakubwiye ngo iki? Ko njyewe mabuja urandenganya. Njyewe nari nafunze ahubwo kuko waruvuye hanze urinjiye buriya wibagirwa gufunga nabo baraza. Hako nubundi nabonye bameze ngaho bari bayobye inzu bari bagiyeho kubera ko bari kuvuga ngo bashaka ngo umuntu witwa Fabiola kandi ndababwira ngo ndagu umuntu witwa Fabiola bagahana. Baravuga ngo numuntu ngo biganye ndavuga yewe mushaka kwa mwibeshe nta muntu bagahana witwa Fabiola barongera baragenda n'abakobwa babiri bameze ngaho basaze sinzi ikibazo bafite. Yewe mu kwinjira nasanze umuryango udafunze kandi narakwiyeminda kubwira ko nta muntu ugomba kwinjira mu rugo uwari we wese uko yaba asukari kose uretse umugabo wenyine natwe. Nshobora kuba nibeshe mvuye kugura amavuta ngibagirwa gufunga ariko ntabwo utabizongera. Iryo ni ikosa kandi uraza kurihanirwa. Mabuja rwose nikundiriye imbuga usibye ko n'ubundi ndago bari baje hano bibesha umuryango w'inzu buriya bari bagiye wenda harahijya baribesha baza hano. Ibi bintu ugomba kwitwararika ku buryo nta wundi muntu ugomba kuzajya afungura kiriya gipangu ugafunga ukongera ugafunga kuko nukora ikosa gato uzabura akazi kawe. Ndabyumva rwose. Reka ngende mbafunge. Wakabaye wabikoze kare. Ariko mabuja hari ikintu nyine nashakaga kukubaza. Umuntu umaze hano imyaka 5 nyine ari ikintu mba ndi gutekereza ngo ubu urabona boss yagiye ku kazi ndamuturanyi ndanjuti ndamuryango wundi wenda nari nabona uzano kugusura ngo uramutse ngwaranye nahamagara ndi. Ikindi kandi iwacu mu caro ari ukuntu mvuganaga nabo kuri telefone bakambwira ngo bashaka kuzaza mu mugi kunzura kugira ngo bamenye ahantu mbaga ku buryo bandamutse ngize n'ikibazo bamenye n'ahantu babariza. Ndakunda nyine wazareka wenda nimba wo ndanje tugiraga abiwacu nabo bakazaza kunzura bakareba ahantu mbaga ndacyo byaba bitwaye. Aha muri ubu rugo nta muntu n'umwe wemerewe kuhinjira. Ibyo by'inshuti nge nta na kimwe bindebaho. Akazi kakuzanye ahangaha ugomba kugakora kuko hano hari impamvu sinkunda abantu. Ntabwo nkunda abantu. Ukunda abantu? Sinkunda abantu habe na gato. Urabura akazi kawe kandi urabizi ko nguha amafaranga menshi. Uwo muturanyi izo nshuti abo bavandimwe bawe simbashaka uretse umugabo wanjye gusa. Ujara kandi kabuze narindekereje kubera ikibazo cyane. Kubera ikibazo cyane. Nyine ndi kwibaza ngo ubu ndamutse mvuye wambambisha hehe utazi umuryango wanjye n'urugero. Mvuye ntabwo wapfira muri uru rugo. Ese ko umuntu atamenya igihe azapfira ko Imana ari igenaga igihe umuntu yapfira ngo ubu uramutse ubonye ngapfa cyangwa wowe ukamviraho na boss adahari. Nta rupfu rubaho. Ntabwo ugomba gupfa. Nta rupfu rubaho? Ibyo ni ibyiyumviro by'abantu n'imyizerere yabo ariko nta rupfu rubaho. Uje abantu barapfaga ndabyo uzi se nawe uzapfa nanjye nzapfa na boss azapfa. Icyo nkubwiye cyo nuko nta muntu ugomba gupfa niko mubyizera ariko nta rupfu rubaho kandi niyo rupfu wazuka ukazuka. Mujeka ngenda ndonde.
ntekereza ko ntapfa rubaho. ubwoko bw'iwanyu ndakumupfaga